iyo ugiye mu bazungu kugira ngo ube uri umugore kabisa ugomba kuba ufite kugira impfundiko mu bazungu ni rigeri, ni umugore ukora, ni umugore utambuka, ni umugore. No twebwe urumva ni bitesi, kanitwikira ngo utazazana iminkanya uzayizana tu. Usanga Satani arabazengereza ku buryo bwose, ashyushye uvanzemo karoti, ukubisemo inanasi, ukubisemo tangawizi, urwaye igifu ukajya wiri gusepfura. Simbabuza kugabanya ibiro rwose, simbirwanya, ariko ndashaka kurwanya kwihindura fotokopi. Gushosi ryanjye ngo ni umunambe, ngurumva gire byo maso ngo amatwi yanjye arabangaraye. Ninde wabikubwiye? Ni mu ijuru babivuze. Iby'isi byose ivuga ni ikinyoma. Icyavuzwe cy'ukuri cyavuzwe n'Imana. Nta muntu wavuye mu cyaro udafite ikirenge kivangiye, nta ubaho. Ugomba kugira ikimenyetso kikubwira ngo wageze mu mujyi, ariko hagasigaraho dukeya tukwibutsa ko utavukiye mu mujyi. Ibyo ntago Imana yabikoramo ikosa. Ese abarokore muri kunyumva? Muriho muranyumva? Nta muntu n'umwe ntago byakunda. Iyo rutangiye kwigereranya mfite umudigi kweri. Ninde wakubwiye ko ari umudigi? Cyatumye Imana iguteraho inyama ikazima undi, nuko hari ibimenyetso yashaka kwica. Buri kintu cyose mu isi y'umwuka, ngiye kuba itangazo mutari muzi, ni icyo abantu bita defo cyangwa sinenge. Imana yibyaza inyungu z'ubwami. Wa mugabo mugufi ntumuzi? Zakayo iyo ataba mugufi ntiyari guhura na Yesu, kuko yari umukire ameze neza. Buriya Imana iratangaje, ntishobora kugukora mu buryo bwuzuye 100% keretse wihishuriwe mu mwuka. Igushyiraho akantu kakwibutsa ngo roha, kaba kahari kandi kabyaza inyungu z'iki. Ntago abarokore bari kunyumva kandi ibwirira abangaba. Imana ntishobora gukora ikosa. Iyo uhaye amaso meza ishyiramo umutuku ngo utazayatereka ukagonga amatara, kuko Imana yabibonye mbere. Urumva harimo inyungu z'iki. Zakayo yari kurebera Yesu kure, akavuga ati nturiya ntanuza, ariko kubera kuba mugufi byamuteye amatsiko menshi, yurira igiti. Ageze aho Yesu aba yamubonye, aramubwira ngo ururuka Zakayo, kuko uyu munsi ndi burari wawe. Hanjye taye y'abamisi ntago nyishakisha, iza mu buryo buri automatique, ariko ukora siporo byaranze. Aba barokore bari kunyumvara. Turi mu mugoroba wo gutabaza, muriho muranyumva? Ndashaka tuze dusengera ibintu biremereye. Haleluya, 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 haleluya. Iyo rero umuntu yigereranya n'abandi buri gihe, bitwara kwizera bikamugira icyo atari cyo, agahinduka fotokopi y'uruntu runaka mu isi y'umwuka. Imana ntimukoreshe mu buryo bwa original, ikajya imukoresha nka fotokopi. Bwira mwene se ngo ukwiye kuba muri fotokopi, ukwiye kuva muri za fotokopi ukaba wowe wa nyawe. Kuko inama itegura uwuriwe ntabwo wigeze uyitumirwamo. Imana yafashe umwanzuro ibyizeye kuwizarema, kuwizashyira ku isi ari wowe urakwiriye. Niyo mpamvu udapfa, niyo mpamvu Imana ikurinda, niyo mpamvu Imana ikurwanirira, niyo mpamvu amaboko y'Imana ari bugufi bwawe, niyo mpamvu Imana iguhaye inkunga yo kubaho. Hari umugambi ukomeza w'Imana uhambaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Uhorana amaganya, intimba, intambara zitari ngombwa, ngo bandebye nabi, ngo ubone iki kimuno cyanjye kimeze nk'ipasi. Ninde wakubwiye ikimuno cyawe ari pasi? Reka none umbwira abagore bo mu Rwanda, ndashaka kubavanga abadamu muri hano cyane bato. Iyo ugiye muri Mauritania, ho kugira ngo bakwemere nk'umugore ugomba kuba ubyibushye. Batangira guha abana b'abakobwa bafite imyaka 8 arima comprime, ibyo kurya birimo amata menshi ngo babyibuhe. Iyo udafite ibiro 64 ufite imyaka 11, nta mugabo ubuzabona, kuko bashaka bafite imyaka 14. Ni defi komeye kungana na Jean Paul ufite ikimuno nk'ipasi. Ni defi komeye. Ubwo ndimo ndarwana n'umwuka uba hano mu Rwanda. Iyo ugiye mu bazungu kugira ngo ube uri umugore kabisa, ugomba kuba ufite impfundiko.
ko kugira impfundiko mu bazungu ni rigeri, ni umugore ukora, ni umugore utambuka, ni umugore. Naho twebwe urumva ni ibitesi, kanitwikira n'umutaka ku izuba ngo utazazana iminkanya, uzayizana tu. Ugasanga Satani arabazengereza ku buryo bwose. Uri kunywa amazi ashyushye, uvanzemo karoti, ukubisemo inanasi, ukubisemo tangawizi, urwaye igifu ukajya wiri gusepfura. Simbabuza kugabanya ibiro rwose, simbirwanya, ariko ndashaka kurwanya kwihindura fotokopi. Gushose ryanjye ngo ni umunambe, ngurumva gire byo mu maso mfite jimbiri jigo, ngo amatwi yanjye arabangaraye. Ninde wabikubwiye? Ni mu ijuru babivuze. Iby'isi byose ivuga ni ikinyoma. Icyavuzwe cy'ukuri cyavuzwe n'Imana. Imana ishimwe ko mbigisha ibingibi, ibyo bintu ngiye ntabigira. Mora mu munezero mwinshi udashira. Aba twabi Burayi bakennye nabo bavuga ko Abanyafurika impamvu barushaho no gukena no mu mwuka, ntago bajye basenga mu ndimi. Barazigisha rero kuba ati kugira ngo ukire wumve mu mwuka umeze neza. Shatitaki, palasi, atapasi, tangasi, shishi, pakatikati. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cy'ubukene. Ikimenyetso cya kabiri cy'ubukene nuko abantu bakorera Imana ari fotokopi atari original. Ugasanga umuntu aragaragaza ibimenyetso byo kunezerwa ariko mu mutima atishima na gatoya. Donc ikimubabaza araza kugifata hara ku irembo akagitahana, akararana ubuzima bw'amarira n'agahinda. Ariko kubera ko tuba mu muco nyarwanda udatuma umuntu yiyerekana uko ari, umuntu nyine akagerageza kugaragara uko ari. Tuzariri, murabona ukuntu niyigira. Wabyitegereza ukabona dukeneye inkunga y'Imana kugira ngo Imana ituvure. Haleluya. Arabaganirije rero avuga ibya Kristo. Ntabwo Bibiliya ivuga detail. Ntivuga ko yavuze umusaraba, ngavuga umuzuko, avuga kuvuka kwa Yesu, avuga gucungura. Ibyo ntabwo Bibiliya bivuga, ariko yavuze ibya Kristo. Uko bibagwiramo, uko bibagwiramo, uko bibagwiramo, uko bibagwiramo, bimaze kubagwiramo bose. Bibiliya iravuga ngo i Samariya haba umunezero mwinshi. Urumva hari ikirere cyayutse, ikirere cyo kumera nk'abajanjawide na Boko Haram. Hari igihe ureba umurokore ukabona ameze nka Boko Haram y'umwuka. Arareba nabi, sa nabi, nta kintu kimufasha, nta munezero. Niyo mpamvu mwaduhataga, ntimukajye muduhata. Abantu bimereye nabi. Hari igihe umuntu aza hano mu rusengero avuga ati impamvu uri kubyina akora nuko haza. Yarariwe, ari umuntu wariwe, washaririwe, wabihiwe. Ariko ndashaka kubatangariza ko ibya Kristo bizana ikirere cy'umunezero. Haleluya. Niyo twasengera icyo kiraremereye. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Haleluya bene data. Uko ibya Kristo bigwira niko bizana ikirere cy'umunezero. Imana nishobora kwemera kuyobora ubuzima burimo umubabaro, burimo agahinda, burimo intimba. Kandi mbibutse ko ibyo bintu biraturanye, umubabaro, agahinda, intimba biratumirana. Iyo kimwe cyaje gihamagara ikindi, bifite ukuntu bifitanye isano ya bugufi. Ugasanga umuntu yarariwe ni indakare, ntashobora kwinjoyinga ibintu byo mu Mana. Kandi ibintu byose mubona hano mu rusengero Yesu yarabyishyuye ngo tubyinjoyinge. Nta na kimwe kitishyuye. Korasi irishyuye, indirimbo zirishyuye, aya magambo ndimo ndavuga arishyuye, aya matara mubona arishyuye. Nta kintu na kimwe Yesu atishyuye kugira ngo tukinezererwe. Iyo rero tutanezerewe, turi abantu Imana, turi abakristo, abandi bo bamerewe nabi. Imana imfashe muze kunyumva kugira ngo nihute rero. Yesu ashimwe. Hari ibintu bitatu, nibyo ndi buvuge byonyine, namwe muzashaka ibindi bishobora gutuma umuntu akena ikirere cy'umunezero, akabaho ubuzima bwa Kristo ariko abihiwe, ashaririwe, ataryohewe, nta byishimo ajya agira. Icyambere mucyandike, ni umwuka wo kwigereranya n'abandi. Kwigereranya n'abandi. Munyumve neza, ndashaka gusobanura amagambo abiri. Kwigira ku bandi biremewe, ariko kwigereranya n'abandi mu isi ntibyemewe. Kuko Imana ihamagara, ntihamagaye rusange, yahamagaye ngewe Jean Paul. Mu ndebe hano baganiriza. Ubu ngiye mubona hano ndakarabo keza k'Imana. Kandi ntabwo nshingira ku bisobanuro mu mpa, nshingira ku bisobanuro yampamagaye imereza. Muranyumvise? Iyo rero umuntu atangiye kwigereranya, buri gihe akenshi, kubera ko mu buzima haba hari abantu bagusize, Satani aguhuza n'abagusize buri gihe. Noneho umuntu yakwigereranya agatangira kurira atarasoza.
ni nacyo cyabaye ku bagabo bagiye gutata mu gitabo cyo kubara 13:33 ngo bagiye batata bahuza igihugu n'iby'Imana yavuze, bakabona imbuto z'umwima mbere, amakomamanga, imbuto nziza, ku buryo iseri rimwe cyangwa benshi mu cyongereza ryateruwe n'abagabo babiri. Murumva ibintu Imana yavuze bitari bihari, ariko ngo barimo batembera bahura n'itsinda ry'abagabo bitwa Abanaki. Aho kugira ngo birebere mu Mana ngo bahita bigereranya 10 muri bo. Kandi abo bari batoranije bari imfura, nimutekereze ko ari abagabo boroheje. Bari imfura, bari abagabo bazwiho ibigwi, bari abagabo bagiye batoranya mu miryango. Ngo bigereranyije nabo, ngo babona n'inzige. Imana iravuga iti sinzashyigikira inzige, aba bazagwa mu butayu. Bazarya nk'inzige, bakankorera nk'inzige, bakama mu gihugu nabasezeranyije nk'inzige. Ubu imyaka yose namaze mbayobora ndwana nabo, imbaraga nashoye mu Egiputa ngo mbakure nyobo y'inzige kweri. Kandi mbibutse ko ari imyumvire